uwo mukubitwa n'inkuba ngo ni hakara ubu njye ntagiye kubunyica. ariko uramukubitwa n'inkuba ngo ni sawa none izo voka z'abandi barakwica none hakara kwica pe. akumiro n'amannyo y'inkoko mana we bene imana basura bahennye. umva reka nurire kiriya giti ntago mburamo izihiye zo kurisha ibijumba. ndayibushije sha kino ntago gihiye manura indi. Oh no, ye cool. Yup. Yeah! iryoshye kubi. Ewana iyi ngiyi ndayirisha ibijumba kuva imanutse ihiye kamanure n'izindi. ariko uramukubitwa n'inkuba ngo ni safi none izo voka z'abandi barakwica none hakara kwica pe. yewe si icyaso si n'icyanyuko ubundi urambuza kuhanura voka nkane. ariko uriya mugabo haka uramuzi cyangwa ariko sha Musafi ntutinyuka koko n'ikimenyimenyi n'umuyaga ntabwo utinyuka kuzihanura none ariko sha umva amaje kwica abantu benshi cyane n'uwabitekereje yahise apfa uwahakandagiye yahise apfa. umuntu wazunguje ibite nk'ibyo ngibyo uri kuzunguza aho ngaho nawe yarapfuye kandi wowe umva reka nigendere ahubwo izo voka ziragukoraho. uwo mukubitwa n'inkuba ngo ni hakara ubu njye ntagiye kubunyica. ibintu mbonye ntabwo bibaho. iyi sambu yose ndimo ndagutambagizamo inyange
habamo ikintu bita imbuto, buri kiriya kintu cyose kiba modero, umwembe nguriya, makadamiya nazo zezemo, ni n'amavoka nayo arimo. Mbega urarya icyo wumva ushoboye. Nkunda avoka njyewe cyane rwose. Ndabona nari ugomba kuza ugatura mu mutima wanjye. Ni we Imana yanyihereye, agasaro gatakara gutaha bikantindira ndi kugashaka. Ni ukuri kw'Imana, tugenda urareba. Ariko ndi kubona usa n'umuntu wananiwe. Kuko nananiwe cyane. Niba ari ukubera urugendo twakoze, ariko nyine n'iri zuba ahantu hose se. Ako se sheri waritse nkagushyira mu mugongo kuko tukareba ko twakora urugendo rwihuse. Nibibona kugira ngo bigoye. Okay, nta kibazo. Tugenda ubu ngubu voka zanjye nibyo nahoze nkubwiye. Voka zanjye zikikubona zireta zihanura. Uri bon appétit. Sheri ngo jya mu mugongo. Ewe. Ariko nuko nyine haba harimo n'urukundo. Naho ubundi shashari ni imvune pe, nahangaha turahageze. Nibyo mba nkubwiye. Sheri, naho ubundi rero ntabwo hano twahazamuka ngo tuhabashe. Urabona ko hari umukingo uteye ubwoba. Sha urugendo dukoze ni runini, n'icyokere ndumva cyanyishe. Fasha agapira maze ubundi ngereyo murebera avoka hano mu biti byanjye. Nakubwiye ko nta kibazo. Ubu zikinyumba duturuka hariya neza cyane. Ubu ngubu iya mbere yahanutse. Ahubwo reka nkurebera akusigarurye. Yego mugabo mwiza. Indeshye ayo ni. Nuko sheri, urabizi twarasezeranye, agapo Imana yakwihereye, ni nacyo nkukundira pepe. Umura tuzatura. Sheri, nawe nakubwiye ariko akira uburyo rwose ndebe n'izindi. Iyi ngiyi niyo nisengeraho mbere. Urakoze Sheri. Uzi ukuntu voka z'iki giti ziryoha? Ewe, ahubwo uraje wumve wowe. Urakoze. Genda sha, urarya voka nanjye njye umuntu.